Gacaji. Meze bite se nizere ko nababangamiye ariko. Nta kibazo. Sheri, Umeze neza ariko. uyu nguyu ni umushuti wanjye. Guhera mu bwana. Ku primaire twariganye. Segonderi kaminuza urumva ni inshuti yanjye cyane. Arabeshyara. Tuguhaye ikaze. Garafure wibeshya rwose ntabwo tungana. Ufite ubwanwa ntabwo ndazana. What? Cyane uko wari kuvuga ngo nuko nyine ngo nagusangagamo. Oya ariko rero uko umureba uko yari afite ubwenge. Mu gihe nge nazaga mu ba 35 kandi nabwo mu. Oh my god. Nta kibazo sinagukopezaga se. Saze kuntu yandikaga ibintu by'iminyarogoto. Ariko ngari iminyorogoto ariko barayibonaga. Mwari mumeze mute sanga? Oya turakomeye rwose. Ariko nyine akazi karabuze. Karabuze nguko ndeba uko nguko. Maze amezi aya 3 ntishyura inzu. Atatu ntishyura inzu. Nakubwira nukuri. Meza guhera mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu. Yego. Ubu no kwa kane kwaje. Kandi uzi ikintu gitangaje. Iyi nzu nyimazemo amezi 12. Ubu ngende umva ahubwo ni n'ikibazo ahubwo aho ngaho. Umazemo amezi 3 sibyo utarishyura. Ahubwo umazemo ayo mezi 12 n'inka inzu barayishyuye ubwo. Randiro de waramukijije. Ubu ngo noneho usenkure hano mutsi ubu ngo niba ari Randiro diwayi. Ubu ngo dera amazu yarubatse ibipangu yarabyujije n'umwaramukijije. Undi ugomba guhita ukubitamo n'undi mwaka w'ubuntu. Sheri urabyumva ute? Gusa niyo nama watugira. Gusa ndabagiye inama ndabanga kuko nyine uyu mwana no kuva ku ishuri yari umunyabwenge. Nimba avuze ngo iyi nzu nimba tuyimazemo amezi 12 ubu habaye hacu. Ahubwo dushaka kuntu tubumba nyine agashamburete hari aho tukanobekemo hari. Narandiro de akavuga ati dere twashyizemo akavuga ati uko biri kose wa mugabo we n'umugore wawe murakora. Banyi bakiye mu isambu. Nyamara ibintu birashoboka. Yamaze n'ukuri kuri. Ndabagiye inama kugira ego cyane. Kugira inshuti nk'ingi ubundi no kugira byose. Ubundi niyo nshuti ubundi kera kose yabaga hehe katari yaje kutugenda. Nibyo kabisa. Kubombagira inama nta no kuntu mwareba ukuntu mungenza mu ntoki. Oya wikwihutisha ibintu. Oya ahubwo none amahirwe ananahari. Yize igifundi. Yize igifundi ze mugiye kunkoresha akazi. No ikindi kintu kirengejeho yize igikwa. Harya igikwa ni handi hejuru burira. Biba byancanye. Ngiye ikibazo bwemetse guseka manze mubazeho gatoya. Ngi murambwa unize igifundi muragiye ngi kububakira ngewe. Nyine ubwo urumva uzaza ukore tujye tukwishyura. Muzamuzaya munyishyura ikimwaribuze nayo kwishyura inzu. Ni kimwe nuko wanadufasha. Bafasha se miki ngiye. Kuba ni inshuti si inshuti muri Kigali bibaho. Nibyo. Ubwo urumva nyine urumva na Kigali nta rugo rwahira urundi. Ntabwo rwahira urundi. Jewe ubwo niba mwarabuze kwishyura inzu amezi 3 ubwo urumva umwe muzajya kumwe ngiye kubakora igifundi mutari bwananyishyura. Oya ntacyo. Woje kundi kuntu twacamo tukagira uko tubigenza akishyura. Ntabwo hanyuma push. Woje kureba cya gitabo. Je nari nje kwirebera cya gitabo cyanjye ari amasomo nshaka gukurama nshaka kwiyibutsa. Ariko urumva yakiri hara mu cyumba. Nari nsigajemo nka page 2 sibyo? Webwo wagenda hanyuma ejo nkazakikugarura. Sha ntago navano nagitwaye. Ubwo se ubwo urumva kiriya gitabo amafaranga kigura. Ubu ngubu uramutse ukigurisha bwo nazagikura he? Sha genda ukizane nkijyane shawe. Oya ntabwo ari inshuti. Ariko gusa nizere ko ntabangamiye ariko nyenda. Kiriya gitabo kirimo amabanga y'ishuri. Ntacyo amabanga se kunaka kwihangana ngo ntacyo ubwo genda ubwo arareba uko bigenze uragifata nimugoroba sibyo ntabwo nababangamira garafure uragifata nimugoroba hari bereka mbe ngiye ntari buri bwo ndaza kuza kukibona ntari sawa uze kuza kugifata shiririga nige nakubwiye kugira abantu bize bafite ubwenge nta kuntu bisa bare bundi barani bo twari twarabuze kuvana kera twigira mu nzu ibibazo byakemutse